kumukoraho amafaranga kuko ibintu ntabwo nabikora mo ntari kubona amafaranga. Iriya nkunga ni nyinshi, miliyoni zingahe? Ese mwana wanjye ubaye ndakumva sha mujyambe. Ya byose ngewe numva byagendaga neza, wa mwana wanjye kwihangana asingiye depo ndi kubona uriya mwana birimo byagenda neza, ni ukuri ndi gutera imbere. Uriya mwana ntabwo azankora isoni. Cyana kibi ni cya kindi cya pasi shaho nagize kugisigamo mu minsi ishize, cyari kiyayogoje ariko nahise mbimenya ngikuramo, kiramo kwihangana. Mwebwe se byameze biki?
ariko nabo ndagira ngo ndebere muri mashini ya malisiti y'abana akomeje kuyabura. Waza ukansanga hano mu rugo kuko niho nakoreye kubera ikibazo cya covid, ntabwo twakoreye muri biro. Ansanga mu rugo tukareba icyo twabikoreraho tukahita tugeraho sawa kandi nyaruka. Ikamyo yahageze? Ikamyo yahageze twanayipakuruye, ariko urebye nyine batuzaniye ibicuruzwa bidahwanye n'umubare twatumye. Mureke buriya ndaza gutelefona mubaze impamvu atubahirije ibyo namubwiye agomba gupakira muri akamyo. Byaba ari byiza ko nari namutumye nka tone 2 z'ibirayi, ariko nabonye azana tone n'ibiro birengaho bikeya. Kwihangana mw'igihe cya corona usabwa kuyubahiriza amabwiriza, ntajye umuntu yinjira atoze. Abyumva? Yego ndabyumva. Ikindi ujye ureba ko abantu bose bafite udupfukamunwa. Ega unarebye nta n'ikibazo gihari cyane kuko badushushanyije ahantu umuntu agomba guhagarara. Urebye nta hantu mba mpuriye n'umukire cyane. Ngewe nshaka kubahiriza amabwiriza ya leta uko yakabaye yose. Kubyumva ko yakabaye nibyo nyine komeza ukore. Wikorera sha nibyo rero ndikorera. Yakiri umuntu cyawe cyapasa cyuzwa none munsi. Urambura umuntu wanjye rero sinabwo nageze mubona. Nitware itari myiza muri iyi minsi, yenda mwazamushaka mukamuganiriza birambuye. Tuzatubiganiraho ibyo buriye. Nibyo. Regiti mumeze neza se? Nta kibazo ko ntawe. Aze nkarabe yego kwirinda. Ibi covid dore rimeze nabi. Nabi utabyirinze. Nta kibazo. Bawicaye aho ngaho. Kunaba bimeze bite ko nabo? Sawa kabisa, akazi karimo karagiye. Ndagira ngo me ya maraporo kuko hari muri mashini nabonye nta kuyabona neza no mu bitabo. Yamwe ya maraporo ko nabo warabikoze. Kuko nayabuze mu bitabo, ndagira ngo nk'iraporo ko byari bimeze. Kugira dukomeze na gahunda zimwe. Ariko iyo duhamagara abashinzwe ubuzima bw'abana, hari byari kuzanira n'inama mufite byose byuzuye. Ibyo twari kumuhamagara akabizana akamuvugisha mu bazageze bamwe ko duhurira hano. Sawa nta kibazo. Umuhamagara. Yego Anita. Umeze ute? Alexis. Ese amakuru. Neza. Reba agatebe hirya hariya. Icare tuganira. Twabikora umunyamahanga ntawe uhari se? Nabonye agenda kare kandi menya atari buze vuba. Abadahari. Umeze ute se? None se waje nari kuna directeur none aho ubu nahenze ngo utuzaniza raporo z'ibyo abana bakonsomye tumenye ibindi turatumiza uko bingana. Sawa tebuka. Sinshobora kujya nkora gusa nta mafaranga arimo kandi bifite amafaranga. Reka amadepasi nkoresha ni menshi, nakuyemo ayanjye hakiri kare ntabwo byazakunda. Ko ntabwo ndagira ngo sinyire kwa ahantu ku ilisiti kugira ngo mumenye ko
Directeur suppose ko konsoma 500 mu kwezi kumwe birashoboka. Oya. Ntabwo nabisinya ndabanza mbaze neza. Amafaranga n'umucyo ntabwo nayasinyira. Ntabwo bishoboka. Urayasinya kuko nta kibazo kirimo nabandi kubikora neza mbona ari ngombwa ko amafaranga agomba gusohoka. Oya, ntabwo nayasinyira rwose. None se Directeur mwemera 500 mwemera 100 mu kwezi ino na mwasizo 500 ntabwo bishoboka. Ayo niyo nkurikije ko bikoresha. Nanjye mu mategeko handitsweho Directeur agenewe 500 by'amadepanse n'utundi tunakenera ku ruhande. Ntabwo 500 rero nabisinyira uti kurya bari ku ngonga. Murabyakira rwose wenda turaza kureba neza tubaza abayobozi mu bakuru mu rukuru rw'intara batubwire ariko ntabwo byemewe kurenza 100,000. Biremewe ariko. Oya. Ushaka wasinyira kugira ngo wenda reka nze nkwereke liste y'amabwiriza ahari. Oya. Sinya nkora amakosa mu kazi. Ntabwo byashoboka. Turi amategeko agenga Directeur uko bameze. Dore ngaya soma neza. Mwiriwe neza. Nta kibazo. Mbonye magera. Sawa cyane. Sawa gufata ibibazo by'akazi. Ariko nagira ngo twanavure umuhe raporo y'ukuntu bimeze. Alex, ukunda utameze neza? ndumva ntameze neza nshobora kumva ndwaye mfite umuriro mwinshi Utagiye kwa muganga basi? nta buryo nyine bwo kujya kwa muganga ndabona. Nta buryo urabona? Ariko icyo usigaye wambara imyenda icitse? niyo mba nabonye nase ko nta wungurira imyenda ngira. Niyo mba natoraguye nkiyambarira mbese kugira ngo urutonde rw'ibyo bari abana bakonsomye mbishyire mu mashini nabyo. Ibyakoreshejwe harimo amavuta ibikoresho by'isuku harimo za papier hygienique, amasabune ni 19,500. Directeur, hari inkunga twakiriye
y'abazungu batuzaniye ingana n'ibihumbi magana ndabona ari 18 n'ibihumbi 500. Rero tugomba kwandika abandi bana kugira ngo nyine inkunga ikomeze kuza. So tugomba kwandika abandi bana muri no minsi kugira ngo ayo mafaranga tuyakoreshe icyo bayoherereje. Ibyo nibyo. Gusa hari igenzura twari twakoranye na muganga w'abana. Hari abana twari twabanye babaye cyane muri ira karitsiye arahakurya. Bahita nawe mibuka neza. Ariko ari umwana twabonye babaye cyane witwa Alex. Alex? Na Alex. Arerimana Alex. Cyane. Okay, umwihoreye wiyawe. Nzabanza mbanze ngireyo. Nta kibazo. Abanza ngireyo kuko ari ngombwa. Ya nawe mbanze murebe. Aziga mvuye nta kibazo. Nta kibazo rwose mu musozi twabonye ababaje cyane. Ibyo amaraporo angezeho nta kibazo. Ibindi byo ndabyikurikirana na diregiteri. Ibindi buriya kuri telefone. Sawa cyane. Sawa kazi keza. Ariko birabiro mikurikirane cyane. Ndabikurikirana nta kibazo. Ni mu nshingano zanjye. Sawa ibihe byiza. Sawa. Okay, buriya baraba ko ntabure buriya barankoroze banzaniye umwana basuye kandi umwana nanjye namubonye arababaje kandi ngomba kumukoraho amafaranga kuko ibintu ntabwo nabikora mo ntari kubona amafaranga irankunga ni nyinshi miliyoni zingahe mbona igiye amafaranga kampamagara ise biro ko nakoreye mu rugo kubera iki kibazo cya covid ukaza tukavugana gahunda y'ukuntu uriya mwana namushyiramo niko bimeze kandi nyine witwaje ikofi leta mushyiramo nta kibazo saba nyarukuru ansanga mu rugo nakoze cyane Siyani wambwiye ntabwo umeze neza. Mbese urumva kubabara. ndumva ndebwa umutwe no mu ngingo mbese ndumva ushobora kuba ari malariya. Reka nze murebe. Aragise mwana wanjye ubaye